Umunsi wa none reka dutangira agakuru keza cyane. Nkubwiye ngo tuzakabanemo kuva gatangiye ikugeza karangiye. Ubwo ngubwo turimo turatangira n'ahantu habaye impanuka. Ubwo umugore ari kumwe n'umugabo we, ariko ku rundi ruhande hari undi mugabo nawe uharyamye, ubona ko ibintu bitameze neza cyangwa se bitagenze neza. Ubwo niko yatangiye kuba yahamagara shuwani shuwani mwana wanjye. Ubwo ni ukuvuga ngo muri no modoka yakoze impanuka harimo undi mwana witwa shuwani shuwani. Ubwo iryo zina mutaza kuba mwaryibagirwa. Umugabo nawe nuko nguko yarebye hirya ikwitegereza neza, dore ngarabona telefoni yiwe, avuga ati reka mbanze mpamagare ibasi nakubufasha ndebe niba hari umuntu waza kuba yantabara ndetse no gutabara umwana wanjye. Yo n'amagambo y'umugabo arimo aravuga. Ubwo nuko nguko yafashe telefoni itayari isahamagara vuba vuba. Ariko icyo kintu mutaza kuba mwakibagirwa murabibonye, harimo umwana. Umugabo ubwo yahise atangira kuba yahamagara ati halo, aha ni kuri rimwe rimwe kabiri. Ubwo nyine yahise ahamagara umurongo wa polisi, atangira kuba yavuga ko hari imodoka nyine yagize aksida. Atangira kuba yavuga ati mudutabare mwihuse, ibintu bimeze nabi, ibintu birakomeye. Ariko ku rundi ruhande nabwo hari abandi nabo bakoze impanuka, ibyo ari byo byose bagonganye. Ubwo nuko nguko hirya abandi barimo baravuga ati umwana arimo aravirirana, umwana arimo aravirirana. Ubwo umugore nuko nguko arimo arabwira umugabo ndetse n'umwana uri aho ngaho. Ubwo umugore nuko nguko yabonye telefoni yiwe irimo irasona, ahita avuga ati reka mbanze nitabe menye ngo ninde urimo urampamagara. Ubwo niko yahise atangira kuba yajya kuri telefone ati halo, halo Duwani, yewe Duwani we, bunyihanganiye ndahuze cyane, ndaza kuba nakuvugisha mu nyuma bo ndetse ndi bize. Ubwo ni umuntu urimo uramuhamagara n'uyu mugabo. Ndagira ngo kino kintu mutaza kuba mwakibagirwa. Umugabo niko yahise amubwira ati wamfashije, mfasha. Umugabo uri ku rundi ruhande, umugore nawe ari ku rundi ruhande. Ubwo ni ukuvuga ngo nibo bagonganye. Umugore nawe bamwita Jiao. Ubwo nuko nguko bahise bamuhamagara ati Jiao we, ngwino urebe. Ubwo umugore yaje atangira kuba yavuga ati kwi. Umwana bamwita kwi, amazina aragwira nyagasani. Ubwo niko umugabo yabonye nta kintu bamufashije, itayari agategeka aracika. Ubwo niko yakubise telefoni hirya, yese atangira kuba yavuga ati hagize untabarira, suwani hagize umutabara. Umugabo yacitse intege, itayari no kwikubita hasi. Ibyo ukamenya ko bitagiye kuba byagenda neza. Umugabo yikubise hasi agategeka aracika. Umwana we bamwita Suwani. Ubwo nuko nguko bidatinze umugabo bamuzanye kwa muganga. Ukibona umuntu barimo baramwirukankanya utya, nta bundi n'ubufasha bamuzaniye. Ubwo umugabo baramwirukankanye, ikibuno mpamagura abaganga baza bamwirukankana tayari. Ndetse aho hari n'undi mwana barimo baramuzanana. Ibyo ari byo byose uyu nguyu ni Suwani ibarimo barazanana, ndetse na papa we nuko nguko barimo baraza birukanka cyane tayari. Ikano gakuru turaza kuba twagenda tugasobanukirwa ibi bintu birimo biravuye, birimo birajya he, mutaza kuba mwacikanwa. Ndabizi neza nshuti zanjye tuze kuba twakabanamo. Ubwo nuko nguko bahise batangira kuba bavuga bakigera mu cyumba. Hari abandi batangiye kuba bakumva barimo baravuga ati ngo hari abantu bakeneye amaraso. Umugabo abonye umuganga ahuze, yise atangira kuba yavuga ati dogiteri we, ndakwinginze ntabarira umwana mbere na mbere, ntabarira umwana mbere yuko ngiye untabara cyangwa se umvura. Undi yise amubwira ati oya, wowe ukeneye amaraso reka tube twaguhereza amaraso. Aho ngaho hari abandi nabo barimo baragenda binjira vuba tayari binjira. Idore igitangaje, uyu nguyu ni wa mugore tubonye wari uri hari imodoka yagonganiye. Ni n'umuganga yaje avuga ati mugire vuba vuba, muzane. Mugire vuba vuba. Ubwo yabonye bacishijeho undi mwana, abyibazaho nawe nyine yabonye akandi kana kaciyeho. Umugabo nawe arimo aravuga ati ntabarira umwana. Ubwo akana niko kari hirya kagatangira kuba kahamagara ati mama. Umugore nuko nguko yarebye akebutse hirya, hari akana karimo karamuhamagara ati mama. Ibyo bintu mutaza kuba mwabyibagirwa. Ariko umugore ntabwo yigeze abona uwo mwana. Ubwo wa mugabo bari kumwe cyagiye imodoka ibagonga cyangwa se imodoka zigongana, mubyibuke neza. Ndabizi murimo murandusha kuba mwana mwabyibuka. Umugabo niko yaje atangira kuba yavuga ati Jiao we, imbere na mbere ngwino utabare kwi, igira vuba vuza umutabara. Ubwo umugore niko yese atangira kuba yavuga ati ntugire ikibazo, ngomba kuba nakora buri kimwe, inkaza kuba natabara kwi, nkamutabara kwi. Ubwo umugore nyine niko kuntu yese atangira kuba yabwira uno mugabo ngo agiye kuba yatabara kwi. Ese kwi ni umwana we cyangwa ni umushuti? Ni umwana w'uno mushuti bari kumwe. Ubwo niko umugabo yatangiye kuba yavuga ati none se iko mbona nta maraso ari hano, Ubwo abaganga niko bashyashyanye, impanuka yabaye yo. Ubwo umuganga nuko yaje atangira kuba yaza yiruhutsa, atangira kuba yavuga ati
hano kwa muganga amaraso birimo biraba ibibazo, amaraso ni makeya, nta maraso arimo araboneka. Noneho amaraso uwo mwana twamupimye dusanga ashaka amaraso ya AB, nicyo cyiciro arimo amaraso yiwe. Ibiraza kuba byatuma dufata yuriya mwana uri hariya hirya. Unyumvira ubwo nuko nguko umugabo yabyumvishije. Uyu nguyu uri hano niko yabyumvishije, ahita avuga ati umwana uri hano hirya amaraso ndaje nyatware ubwo umusore nuko nguko cyangwa se umugabo yaje kwitegereza neza, dore ngaragwa kuri wa mugabo wa wundi bakoze impanuka itaza afata amaraso yiwe. Ibyo bintu mutaza kuba mwabyibagirwa, dore ngarafata amaraso yiwe agahita yajyana undi agatangira ati ndekera amaraso. Kuya ahubwo yafashe amaraso y'umwana, ndagira ngo mundebere sinayo umugabo ahubwo yafashe kana amaraso ya uyu no mugabo nyine. Umwana w'uno mugabo bari yajyana amaraso yiwe, undi aramubwira ati winkorera ku maraso y'umwana, ndahita yajyana. Ndagira ngo ndebere disi kuri no si ibintu biba bitangaje. Umugabo yatangiye kuba yatabaza avuga ati winjyanira amaraso y'umwana, ariko undi yarayajyanye. Dore nuko nguko yaje atangira kuba yavuga ati jawo we ngaha kiragira vuba vuba kwikwi umutabare muzaniye amaraso, igira vuba vuba ataza kuba yapfa. Akira amaraso ndayazanye, ndagira ngo ndebere. Ariko mbere yuko dukomeza reka mbe nagusaba akantu gatoya. Reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha, ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo umugabo nuko nguko afite umujinya, uwo batwariye amaraso y'umwana nuko nguko afite umujinya, nta kintu waza umubwira. Ariko wa mugore nyine jawo bazaniye amaraso nawe yise yafata vuba vuba, nta bintu byinshi. Itayari nuko itaza atangira kuba yavuga ati muyafata amaraso nonaha hakiri kare muyamuhereze, mumushyiremwe amaraso vuba vuba. Ubwo nuko nguko ndi batangiye kubavuga ati itabara umwana yagize ikibazo, mutabare. Ariko ibintu byo kwa muganga nabyo biratangaje, ibikaba binababaje. Ubwo umugore nuko nguko nyine arimo arareba cyane umwana, nawe arimo hirya hari undi mwana uri muri amagara ati mama, ntimubyibagirwe hari akandi kana twabonye. Ubwo nuko nguko ikari aho ngaho kana karimo karazamura akaboko gahamagara mama, ikamwiboneye. Ariko umugore nyine ntabwo yigeze abona umuntu wamuhamagara ati mama. Ubwo niko umugore yaje atangira kuba yavuga ati kwi wigira ubwoba, ntugire ubwoba kwi ibintu byose biraza kuba byamera neza cyane. Ubwo ni karimo arita kuri ako kana, ariko hirya hari akandi kana karimo karahamagara ati mama. Ubwo nuko nguko umugabo nawe arimo arakebuka akareba hirya ku rundi ruhande, ariko akabona ibintu byose, ibintu bya hano biracanganya. Umugabo agatangira ati hoya umwana wanjye, hatagira ikintu kiza kuba cyaba ku mwana wanjye. Ubwo nuko nguko abandi bashyashyanye tayari abandi bashyashyanye, ariko hari akana katarimo karitabwaho. Abandi bo bibiriye mu zabo muzasabwe, ariko hari akana katarimo karitabwaho. Ubwo umugabo niko yatangiye kuba yavuga ati jawo we ibi ni ibiki urimo urakora. Ubwo umugabo nicyo kintu arimo aravuga, ese jawo ni umugore we cyangwa n'umwana we? Se yabyara umwana ungana gutya? Ariko niba ari umugore we, niba atari umugore we, ubwo bisobanuye se ko yaba afite ingo ebyiri? Ibyo ngibyo simbize, turaza kuba twabimenya. Ubwo umugore niko yari aho kwitegereza neza kuri telefoni, dore ngo baramuhamagara. Dore nuko nguko yagiye kubona baramuhamagaye, ariko akavuga ati uyu nguyu arimo arambaza iki? Wanditse nkikorera akazi ngewe ibintu byose mba nabishyize ku rundi rwego, dore urimo uramuhamagara n'umugabo we. Umugabo we niwe urimo uramuhamagara, nako simbizi nari nishanukije. Ariko wa mugabo twabonye twatangiranye niwe umuhamagaye. Umugore nyine ari kwa muganga yahanyanyaje, umugore nyine ari kwa muganga yahanyanyaje, arimo aravura. Umugabo nawe arimo aragerageza kuba yahamagara, ariko undi arimo aravura. Dore hari akana batarimo baritaho, mubyibuke, hari akana amasaha yagiye arinaga, undi yagerageje kuba yahamagara bihagije. Uwo ashaka guhamagara arimo aramureba hirya, ariko reka nta kintu na kimwe birimo biratanga. Ubwo ngubwo telefone yaragiye arahamagara, ariko wapi nta kumufata. Ubwo umugabo nyine yakomeje ahamagara uriya mugore jawo, ariko nta kintu na kimwe birimo biratanga, ntarimo arafata telefoni. Ubwo niko yakomeje arimo aragenda ahamagara. Ubwo umugore nawe ari aho ngaho agatangira atari ku bundi iki ngiki kirimo kirambaza ibiki, ndagira ngo unyumvire. Ubwo ni nko gusuzugura umugabo nyine urimo uramuhamagara, nubwo tutazi ngo bapfana icyo, wasanga ari na musaza we. Ubwo niko yarebye telefoni, yahise atangira kuba yajya kuri telefoni ati halo, we nakubwiye ati ntabwo ndabisoza, ndi mu nama, ndagira ngo unyumvire. Umugore urimo urabeshya aho ngaho ngari mu nama kandi ari kwa muganga. Dore na ka kagabo kari aha ngaha katangiye kuba kabwiyumvira, undi atangira kuba yavuga ati ndakwinginze ibanza untabarira umwana wacu,
tabara umwana wacu. Bigaragara uyu nguyu ni umugabo wiwe yatangiye kuba yavuga ati reba iruhande rwawe urahita ubona umukobwa wacu, umutabare ndakwinginze, gira vuba vuba sheri. Ubwo nuko nguko umugabo nyine yakomeje kuba yahamagara umugore we ngo atabara umwana we. Umwana we ngo bimeze nabi, ariko umugore nyine we arabeshye ngo ari mu nama kandi arimo aravura nyine, n'umugabo arimo aramureba. Ariko umugabo yaramubwiye ati reba hirya, undi agatangira ati duwani we wikina nanjye, igabanya iyo mikino, ariko iyo mikino yigabanye ntago ari myiza cyane. Ubwo se urimo urashaka kuba wambwira gute ngiye ko nta kintu ndimo ndabona wajya ugabanya imikino ntukajya ukunda kunkinisha? Undi agatangira ati hoya sindimo ndagukinisha. Umugore nawe agatangira ati ntukajya unkinisha. Wa mugabo twabonye ariko watwaye amaraso y'umwana yarakebutse. Umugore agatangira ati winkinisha, njye ndi bize cyane, ndi mu kazi. Hano hari abantu benshi bafite ibibazo, rero reka kuba wandistabinga cyangwa se wambuza kwikorera akazi. Ndeka nikorera akazi, dore ngarakupa n'umugabo. Umugabo aramubwiye ati kebuka urebe hirya urahita ubona umwana wacu. Ariko umugore ntabwo yigeze abireba, dore n'imbaraga ngarazibura, telefone igahanuka ikagwa hasi. Ariko umugore ibyo ngibyo ntabwo abyumvishije. Ese ibi bintu biragenda gute? Ko tubyumvishije ko uyu nguyu ari umugabo w'uriya mugore, ariko aho ngaho hari undi musore, niba ari umugabo, niba ari umugore nako niba ari niba nawe ari umusore, dore niko yahise aza afata irido ryari riri mu cyumba cye hirya nyine, cyangwa se mu gice cyo hirya kirimo wa mugabo, ahita ashyira irido. Umugabo atangira kuba yavuga ati oya jiyawu we reka umugabo nuko nguko yaje atangira kuba yavuga ati warebye kwikwi, niba birimo biragenda neza mwirebere, umurebe niba ibintu birimo biragenda neza. Ubwo yamaje kuba yashyiraho akarido hirya, ariko umugabo yasigaye arimo aravuga ati kiriya kinyendaro ni ibiki gikoze. Ubwo umugabo nyine yatangiye kuba yavuga ati kiriya kinyendaro ni ibiki gikoze. Ubwo nuko nguko jiyawu yatangiye kuba yavuga ati umwana araza kuba yakenera andi maraso, aya ngaya ntago ahagije. Ubwo nuko nguko undi yatangiye kuba yavuga ati amaraso ya AB ntago arimo araboneka, ni makeya cyane. Hano mu bitaro amaraso yabuze ya AB ntayahari. Ubwo nuko nguko barimo baragerageza kuba bakita kuri uno mwana. Umugore yahise avuga ati nanjye mfite amaraso ya AB, reka nze ngende njye kwivoma nze nyamuzanire. Ubwo jiyawu nyine yahise agenda. Nuko nguko yaciye haragenda, ariko wa mugabo ari aho ngaho. Ku rundi ruhande hari undi mwana nyine we ntabwo ubuzima bwe burimo buragenda neza, burimo buragenda bumanuka gake gake, nta muntu urimo uramwitaho. Wa mugabo arimo arabireba, yatangiye kuba yavuga ati mwana wanjye hoya. Ubwo niko yatangiye kuba yahamagara ati muganga. Dore wa mugabo nawe nuko nguko ari aho ngaho, yaraje aritegereza. Umugabo nawe ari aho ngaho ameze nabi, ntago ameze neza. Bamushyize muri bomboni. Ubwo umugabo nta kindi kintu yakoze kimara kubona ko umwana we nta buzima buhagije afite, yatangiye kuba yakoresha akabaraga gake, atangira kuba yava ku gitanda aho yari aryamye ngo arebe basi niba umwana we hari ikintu yakora cyangwa se hari ukuntu yabigenza. Umutima we cyangwa se sinzi ukuntu babireba, ariko ubuzima bw'umwana burimo buramanuka. Undi yatangiye kuba yazahamagara ati suwani. Uwo ni umwana we, dore muganga nuko nguko yaje yirukanka cyane, atangira kuba yavuga ati niko bimeze gute mugabo? Kuki wavuye ku gitanda cyawe, bimeze gute? Undebera abaganga ba hano nyine ukuntu bameze. Umugabo barimo baramubaza impamvu yavuye ku gitanda, ariko umwana ntibarimo baramwitaho. Ubwo umugabo agatangira ati ndakwinginze wantabariye umwana, ndakwinginze ntabarira umwana. Ubwo jiyawu akimara kuba yakivoma amaraso, nuko nguko ka kagabo twabonye ikatangiye kuba kaza kavuga ati ndagushimiye jiyawu we, kuri buno bwitange urimo urakora, ugerageza kuba wakitangira. Ubwo nuko nguko undi yagatangira ati ngomba kuba namwitaho, nta kintu na kimwe cyambuza kuba nakita kuri Ubwo undi nawe agatangira kuba yavuga ati hano hari umwana bita suwani nawe ameze nabi, akeneye amaraso. Ubwo umugore yarabyumvishije, yumvishe ko hari umwana ngo bita suwani ukeneye amaraso. Undi yatangiye kuba yavuga ati suwani. Ubwo niko yatangiye kuba yagiyeyo nyine n'igihunga cyishe, ariko agiye kugenda wa musore nyine cyangwa se n'umugabo yatangiye kuba yamubwira ati jiyawu we wigenda, ibintu biraza kuba byamera neza. None se ko wikanzemo abantu baritiranwa, wari ugize se ngo ni izina ryawe cyangwa se urarikunze? Undi yatangiye kuba yavuga ati hoya. Undi agatangira ati jiyawu we itware neza, wikashaka kuba wakitwara gutyo, ibireke byose biraza kuba byamera neza, ahubwo banza wite ku mwana iwacu, ibintu biraza kuba byamera neza. Ubwo niba mwumvishije kano kantu ukamenya ko jiyawu ndetse n'uno mutipe cyangwa se uno mugabo
ibafitanye umwana kandi uno mugore afitanye umwana n'uriya mugabo wundi bita Duwani. Ibyo ngibyo ni ibintu mwumvisha undi yatangiye kuba yavuga ati ntaribi. Yaragiye kuba yareba uwo mwana bita Suwani, arabiretse agiye kuba yakita kuri uwo kwikwi, agiye kuba yamwitaho. Dore umugabo nuko nguko arimo arareba tayari, dore nuko nguko kamwe twabonye kamara gufunga amarido, nuko nguko yaje arahagarara aritegereza, yitegereza hirya arebana na Duwani. Dore Duwani nuko nguko arimo aramureba. Dore umujinya, dore icyitwa umujinya, dore icyitwa umujinya, umujinya umugabo arimo aragira. Ariko undi agatangira ati wazumbaza iki, wambwira iki, niba iki wazumbaza. Umugabo dore umujinya, dore umujinya arimo aragira. Ku mwana hano umuntu aravunagura, ku mwana hano umuntu arakinja, umuntu arakuvunagura ku mwana we. Dore undi yahise ashyiraho irido nanone. Ubwo umuganga niko yarebye, umugabo nawe atangira kuba yaniga cyangwa se yafata umugabo. Umuganga agatangira kuba yamubwira ati umva nkubwire dogiteri we, ndakwinginze genda ufate amaraso ya AB uzane dutere uno mwana kuko ameze nabi. Undi agatangira ati ndagira ngo nkubwire ati kondisiyo ibintu hano birimo, ni wowe bwa mbere ugomba kuba wakitabwaho. Uno mwana n'ubundi aracyari mutoya, kandi nta n'amaraso ari hano. Ibyo ari byo byose ashobora kuza kuba yapfa. Undi agatangira ati byo hoya, hoya, tabara umwana wanjye, ndakwinginze tabara umwana wanjye. Ubwo umugabo niko yatangiye kuba yavuga ati tabara umwana wanjye, ndakwinginze, dore umwana ubuzima bwe burimo buramanuka, burimo buramanuka bwirukanka cyane. Umugabo yatangiye kuba yavuga ati ndakwinginze tabara, kondisiyo umwana wanjye arimo ntabwo ari nziza. Undi agatangira kuba yavuga ati yewe ko birimo biramanuka vuba vuba se. Nyumvira umuganga nyine ubwenge bwe ngo birimo biramanuka vuba vuba, abandi nyine uko nguko jawo ari kumwe na ka kagabo ndetse n'umwana kwikwi barimo baramwitegereza. Ubwo umugore nuko nguko yatangiye kuba yazahamagara ati kwikwi, ndabona noneho bikunze, amaraso banza bimaje kuba byakora, cyangwa se amaraso amaje kuba yaba menshi, cyangwa se bimaje kuba byakunda. Ubwo muko nguko kwa muganga nyine bose barimo baragenda batanga amakomenti bavuga ku bintu. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati umwana narangije kuba namwitaho. Ubwo umugabo yatangiye kuba yavuga ati jawo we. Ubwo nuko nguko jawo nawe yahise ahindukira. Ubwo umugabo yatangiye kuba yamureba, turakoze cyane. Tayari yaramushimiye nyine kuba yitaye ku mwana wabo akamuhereza ubuvuzi. Umugore nawe yararebye tayari, ntumbaze ese uyu musore ubundi agamije iki, cyangwa se uno mugabo ashaka iki. Dore nuko nguko arimo aramureba, ariko arifite ibindi bintu arimo aratekereza ibyinshi. Yatangiye kuba yavuga ati ndagushimiye kuba ubufashije umwana kuba yakira vuba vuba, ariko hari undi mwana ku rundi ruhande ubuzima butameze neza. Ubwo muganga agatangira kuba yavuga ati birimo biramanuka vuba vuba, uyu mwana bishobore kuba atabaho, birimo biramanuka byihuta cyane. Ku rundi ruhande hari amakeke barimo baragenda bazana, gake gake bazana amakeke, ntumbaze ngo ninde barimo barayazanira. Dore ni kwikwi bamuzanira keke bamubwira ati happy birthday to kwikwi, kwikwi. Undi mwana disi ku rundi ruhande ubuzima bumeze nabi, abandi barimo baraserebura ati happy birthday to you kwikwi. Batangiye kuba bamuririmbira, bajyaho baramuririmbira. Ese ibi bintu ni ibiki mwabantu mwe? Dore ukuntu ubuzima buryana, ibintu birababaza. Ubwo nuko nguko Suwani batangiye kuba bamushitura, kandi hari hakiri amahirwe yo kuba yakitabwa, ariko batangiye kuba bamushitura ukabona ko ibintu bitameze neza. Dore nuko nguko jawo nawe yibereye muri happy birthday y'uno mwana, barimo baramuririmbira umwana, bagatangira ati uyu munsi ni isabukuru yawe mwana wacu kabisa. Ubwo umugabo yatangiye kuba yagira ibyo atanga, avuga ati ndabashimiye buri umwe wese wagerageje kuba yakita ku mwana wanjye. Tayari mwakire, hano hari mwishimwe, nari nifuje kuba nabahereza ku muntu wese wagerageje kuba yakita ku mwana wanjye. Dore umugabo ukuntu arimo arabyumva, umujinya ukamwica. Dore ikintu bita umujinya, dore hano ikintu bita umujinya, ngo umujinya uramukubita. Umugabo yagize umujinya, hano ugira umujinya. Ubwo umugore niko yatangiye kuba yavuga ati noneho reka nanjye mbe nagufasha kuba nabahereza n'abandi barimo hariya. Ubwo niko nguko umugore yagiye kuba yahereza ngo abarimo hariya, agenda utyo tayari kugera aho ngaho yese atangira kuba yavuga ati dogiteri wanga we, akira hari ibyo nari ngufitiye. Hano hari akamvirope k'umutuku n'akawa kiruze kuba wakagerageza. Ubwo wanga nawe yese atangira kuba yabireba, akavuga turakoze cyane, urakoze cyane. Ubwo ariko umugore gukebuka hirya, hari ibyo yabonye, ntumbaze ngo abonye iki. Uyu mugore ntumbaze ngo abonye iki, yararebye arareba, ariko akirimo arareba, dore hari uwaje aramukwega. Umugore nuko nguko bamukweshebuye baramukwega. Niba abonye iki, niba abonye y'iki, dore ka kagabo
nuko kaje gatangira kuba kavuga ati niko hariya hari umwana wahapfiriye rwose, wimuhereza ako kamvirope, ntago ari ngombwa, hari umwana wahapfiriye, ndagira ngo unyumvire. Kano kagabo karamubwiye ati uwo mwana wimuhereza amvirope yapfuye. Umugore nawe atangira kuba yavuga ati uriya mwana se yishwe n'iki, byamugendekeye gute, yishwe n'iki? Umugore yarabyibajije, ariko ikintu mwamenya ni uko uriya mwana ari uwundi. Agatangira kuba yavuga ati jawe wirakara, wigira agahinda, ibintu bimeze neza, wirakara, nta n'ikindi kintu wabikoraho, cyangwa se nta kindi kintu wabikoraho. jawe akabyumva, ariko yumvishe ko hari umwana wapfuye akanapfira hariya. Tayari dore umugore nuko nguko yasigaye arimo arareba. Nk'uko mubizi rero, ntabwo twakomeza episode cyangwa se ngo tugire ngo inkuru ndende mutari mwavuga niba mwayikunze. Ino nkuru niba mwayikunze, reka mbe nagusaba akantu gato ya nshuti yanjye, reba neza niba warakoze kuri subscribe. Niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona. Iramutse iri kugushimisha, ntibagirwe kuba wakora kuri like. Akandi gace, nimwe mufite uburenganzira cyangwa se ububasha bwo kuba mwavuga niba ino nkuru mwayikunze, tugakora agace gakurikiyeho. Mutanayikunze ni ukuvuga ati muyiparikira ahangaha, ntabwo twigeze tuyikunda, tugahita tuyirikira ahangaha. Rero reka nkubwira ati mwandike muri comment niba mwayikunze, tuzana kandi gace. Ndabakunda cyane, bye bye.